Amahoro amahoro God's people aho muherereye hirya no hino ku isi murasuhuzwa na mugenzi wanyu God's people Anastase Sibomana. Yego n'ubundi duhura kuri umurongo wa Irera TV1, yego tuganira byinshi cyane kandi by'ingenzi kuri twe ndetse no kuri bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, dore ko twiga byinshi cyane bikenewe. Tureba cyane cyane ku iyobokamana, tureba icyo dukwiriye gukora n'icyo dukwiye kureka kugira ngo tubashe kugendera mu murongo w'iby'Imana Data wa twese ishaka. Rero bwoko bw'Imana, God's people, aho muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero turi mu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kidufasha kunguka n'ubundi n'ibindi bigeretse ku bindi tuba tumaze kuba twamenya cyangwa Imana yashaka ko tubisobanukirwa, kugira ngo tubashe kugendera mu murongo w'Imana ishaka yuko twakora. Rero nyirizina nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu na God's people, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero ntukabyihererane uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, yego nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo nyirizina buri kiganiro tunyujijeho cy'ingenzi mu bikenewe cyangwa bikwiriye cyangwa mu byo tugomba gukora no kubahiriza, cyangwa iby'agaciro cyangwa ibikenewe cyangwa ibikenewe mu buzima tubamo muri iyi si, yego nka God's people, kuri twebwe ndetse no kuri bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, kugira ngo bitabe byagucika. Yego mu gihe utarakanda rero subscribe wayikora kugira ngo habeho gufatanya twese ivugabutumwa ndetse tutihererana ibyiza twenyine, ahubwo duharanira no kubigeza ku bandi tunyuze kuri share cyangwa ubonye link y'ikiganiro runaka cyangwa iyi channel ya Irera TV1 ukayisangiza n'abandi. Rero n'ubundi nk'uko twavuze ko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tugiye kurebera hamwe amateka yaranze itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu by'iyobokamana, mu byatambutse muri iyi si, kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora no kubahiriza. Rero muri aya mateka turabonamo umuhinduzi akaba n'umuhanga mu bya teolojiya, yego John Rogers yabaye umumaratiri, yego wa mbere w'umuprotestanti. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo igisobanuro cy'ibyo ugomba kuzirikana mu gihe uri mu ntambara yo kurwanya ibyaha ku buryo wahasiga n'ubuzima. Rero nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko uraza usange n'ubundi God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Buri gikorwa cyose twakora tureba nimba koko hatarimo kuba twaza kugayisha Imana yacu, cyangwa twaba tutagiye kuhitwara mu buryo bunyuranye n'uko God's people tugomba kubaho kuri uyu mubumbe w'isi. Rero iyo turimo kureba kuri bino biganiro cyangwa turimo kuganira kuri uyu murongo wa Irera TV1, tureba byimbitse icyo tugomba kubahiriza nka God's people cyangwa icyo tugomba kureka kugira ngo tugende mu murongo w'Imana ishaka. Tutaragera kuri aya mateka ku buryo burambuye, yego nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, yego usanga duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, yego cyangwa kugira ngo iyo twamenye iby'Imana ishima cyangwa iby'ishaka, ibyo nabyo bidutera imbaraga, dore ko nyirizina iyo tubimenye biduhesha gukora igikwiriye nk'abana b'Imana bazagororerwa mu bwami bw'Imana. Rero tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze iyi tariki ya 4 ku buryo burambuye, aho n'ubundi turasanga kuri uyu wa 4 Gashyantare mu mwaka w'1555 umuhinduzi akaba n'umuhanga mu bya teolojiya John Rogers yabaye umumaratiri wa mbere w'abaprotestanti kubw'amaraso, igihe Mariya wa mbere yatwikirwaga ku giti azira guhakana inyigisho z'ibinyoma cyangwa guhakana inyigisho ziboneka mu gitabo cya Bibiliya. muri aya mateka tubonye haruguru, tubanze dushyireho n'iki gisobanuro cy'uyu nguyu John
ego Rogers wabaye umumaratiri. None se umumaratiri ni iki cyangwa bishatse kuvuga iki? Byabaga bishatse kumenyekanisha iki? Umumaratiri ego ni umuntu ubabaye, utotezwa cyangwa apfa azira imyizerere ye cyangwa imyizerere y'itsinda arimo, cyangwa politike cyangwa indi myizerere yabo cyangwa y'itsinda barimo nyirizina. Igisobanuro, dukomeza kureba igisobanuro cy'umumaratiri, n'ubundi turasanga akenshi biturutse ku kwangwa, yego, cyangwa biturutse ku kwanga guhakana imyizerere. Wanze guhakana imyizerere ukaza kuyizira, biraza kuganisha n'ubundi ku gisobanuro cy'uwo nguwo witwa umumaratiri. Yego, abahowe Imana bafatwa nk'abamaratiri, abapfuye bazira guhamya Imana cyangwa kwigisha iby'Imana cyangwa bya Yesu Kristo cyangwa ubutumwa bwiza, nabo bafatwa nk'abamaritiri. Yego, urupfu rw'abamaritiri rufatwa nk'ikimenyetso cyerekana ubwitange bwabo badatezuka, yego, ku bikorwa. Mu mateka yose abamaritiri yego bubahwa kubera ubwitange n'ubutwari. Yego, iri jambo risobanura kandi rikunda gukoreshwa kandi, yego, mu buryo bw'ikigereranyo mu gusobanura umuntu wihanganira ingorane ku bw'impamvu cyangwa ihame runaka. Yego, n'ubundi aya mateka nyirizina twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Rero niho dusanga n'ubundi muri aya mateka dusanga nyirizina arimo kuganisha kuza kurengana cyangwa kurenganirizwa imyizerere yawe. Yego, ariho twabonye uyu muhinduzi akaba n'umuhanga mu bya teolojiya John Rogers yarabaye umumaratiri wa mbere w'abaprotestanti ku bw'amaraso igihe Mariya wa mbere yatwikirwaga ku giti, azira guhakana inyigisho zitaboneka muri Bibiliya. Tugiye kureba icyo nyirizina Bibiliya ivuga kuri uku kuza kurenganirizwa iby'Imana cyangwa kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Niho n'ubundi turaza gusanga ijambo ry'Imana ribivugaho, nk'uko twabibonye yuko mu ncamake tuvuga yuko turaza kurebera hamwe nyirizina igisobanuro cy'uburyo ugomba kuzirikana mu gihe uri mu ntambara yo kurwanya ibyaha ku buryo wahasiga n'ubuzima. Tugiye kureba ubwo butwari cyangwa uko kwihangana kuri icyo kigero cy'uburyo ushobora no kuba wasiga ubuzima kugira ngo uharanire yuko uharanire ko ibinyoma wabiburizamo umenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana biboneka mu gitabo cya Bibiliya. Rero nk'ubwoko bw'Imana nka God's people duharanira kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana tutabinyuze ku ruhande. Rero icyo gihe urimo kubihamya ushobora no kuba wahasiga ubuzima bwawe kubwo kumva utarekura ngo utakaze ukuri ngo ujye mu kinyoma. Rero dufatikaniriza hamwe kuri uyu murongo wa Irera TV1 nka God's people, tuganira byinshi cyane byimbitse kugira ngo duhagarare ku cy'Imana ishaka yuko twakagombye gukora. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana ribivugaho mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, ariho havuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana.
nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwo bwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho nimuragera aho muvusha amaraso mu ntambara yo kurwanya ibyaha. Ijambo riri mu Baheburayo ngicyo icyo ririmo kugaragaza. Yesu Kristo biragaragara cyangwa aratwiyereka, cyangwa ijambo ririmo kutwereka yuko yatubereye icyitegererezo muri uku kuba twakwihanganira ibitugerageza n'ibitugora no mu itotezwa. Bishatse kuvuga iki? Ijambo riragaragara yuko naho twagera mu bitugoye cyangwa bidukomereye, dukwiriye gukomeza tugahamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hano ijambo ry'Imana ryerekanye ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo. Yesu Kristo yanyuze mu bikomeye kandi bigoye, kandi abamurwanyaga nibo yari yaje kwitangira kugira ngo abaza kubyemera, abaza kumwizera babe babona ubugingo buhoraho cyangwa babe babona ubuzima. Rero ni ijambo ryavuze ngo dutumbire Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo. Nka God's people, mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, ntabwo tureba ngo ibi biraza kudukoza isoni, ngo ibi ngibi ntabwo biraba bihesheje icyubahiro umuntu, ahubwo twebwe turareba nimba turimo kurwanira ukuri kw'ijambo, nimba kurimo kugaragaramo. Nimba ukuri kw'ijambo tutarimo kukugaragazamo, icyo gihe ntabwo turimo kubahiriza nk'icyo God's people agomba gukora. Icyo gihe nimba wumva kuba waharanira, nimba urimo kumva utabasha guharanira icyo ukuri kw'ijambo ry'Imana kugaragaza, icyo gihe urimo kwiyitirira yuko uri God's people cyangwa ubwoko bw'Imana, ariko nyirizina utari we. Ijambo riratwereka yuko Yesu Kristo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo. Niho dukomeza kugenda tubigana nk'uko twabibonye mu biganiro byatambutse. Muri iyi si dutambukamo kuri uyu mubumbe w'isi, bitewe n'icyo buri wese yateganirijwe hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe, ku bw'ibihembo byateganijwe kuri buri umwe wese uyitambukamo, ibyo akora abikora yumva nta kindi kigomba kumubuza kubikora, kugira ngo bize guhuza n'ubundi n'icyo yateganirijwe hanyuma y'ubuzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Yesu niho ijambo rikomeza ryerekana yuko yihanganiye isoni, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo. Yesu Kristo hanyuma yo kuva kuri uyu mubumbe w'isi cyangwa kuwutambukaho, hari ibyo yarateganirijwe mbere hose, mbere y'uko agera no kuri uyu mubumbe w'isi. Rero yagombaga gushyira mu bikorwa abishobojwe n'imbaraga yari imurimo, akabasha kubahiriza ibirahuza n'igihembo yateganirijwe. N'umuntu kuri uyu mubumbe w'isi nka God's people, tunyura kuri uyu mubumbe, dukora, duhatana, dushyiramo imbaraga, dukora, twubahiriza iby'ijambo ry'Imana ridusaba, n'ubundi kugira ngo bizahuze n'igihembo twateganirijwe hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Ushobora kubona ati runaka biriya binakora, ivugabutumwa akora, kuba agenda hirya no hino ku misozi avuga ubutumwa bwiza, ngo njye biriya sinabivamo, njye ibi sinabikora. Impamvu abikora ni imbaraga imurimo imushoboza kugira ngo akore ibizahuza n'igihembo yateganirijwe hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Impamvu nawe ibyo ngibyo ari byo urimo kubasha, impamvu uri gukora ibyo ngibyo, impamvu urimo guhatana cyane, impamvu urimo gushyiramo imbaraga mu butumwa bwiza, kumenyesha abantu, gufasha abantu, kwita ku bantu, ibyo urimo gukora byose, impamvu wabishyizemo imbaraga nuko bigomba guhuza n'icyo wateganirijwe hanyuma y'ubu buzima bwo muri iyi si. N'undi wese icyo yaba akora, yaba ayobowe n'icyaha kimurimo, yaba ayobowe n'umwuka w'Imana umurimo, buri wese icyo akora kigomba kuba umugabo cyangwa kuba igihamya, kuba igihamya cy'ibyo yagenewe hanyuma y'ubu buzima bwo mu isi. Urubwumva ubutumwa bwiza nawe nabwumve cyangwa nabwubahirize, akagumya burwanya ndetse bikomeye cyane.
nawe icyo azahabwa hanyuma cyangwa icyo yateganirijwe hanyuma kizahuza n'ibyo ngibyo arimo kwiyerekanamo. Yego rero ijambo ry'Imana rikomeza ryerekana yuko Yesu Kristo yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, niyita ku isoni zawo. Ibi ngibi tugarutseho gatoya, niyo mpamvu uza gusanga muri ubu buzima tunyuramo kuri uyu mubumbe w'isi, hari umuntu uraza kugira ibyishimo cyangwa kumva aruhutse ari uko amaze kuvuga ubutumwa bwiza, ari uko amaze kumenyesha abantu ikintu runaka gituma babasha kugenda nk'uko Imana ibishaka, akumva nibwo aruhutse. Rero hakaba hari n'undi ukubwira ati uriya muntu iyo naza kumukubita, uriya muntu iyo naza kumubwira nabi, uriya muntu iyo naza kumutuka, ntabwo nari kumva nezerewe. Buri wese icyo ngicyo rero arimo gukora vuba vuba n'ishyaka ryinshi cyane kiraza guhuza n'icyo yateganirijwe hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Turi kubera iki rero? Buri wese muri ubu buzima tunyuramo, icyo yagenewe hanyuma y'ubu buzima kirahari, kirateganijwe. Rero icyo dukora kuri uyu mubumbe w'isi kiza gihamya icyo tuzahabwa hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi. Rero ijambo rikomeza rigira riti nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha. Yego, muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu, mwebwe nimuragera aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Bishatse kuvuga iki? Ubuzima, umubiri, ubutunzi, amafaranga, ibyo waba ufite wita ko birenze, ibyo ngibyo biraciriritse ugereranije no kurwanira ubutumwa bwiza cyangwa no kurwanira ukuri kw'ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Bibiliya. Niho uraza gusanga n'ubundi twari turimo kubi nk'uko twabivugaga, yuko tugiye kurebera hamwe igisobanuro cy'ibyo ugomba kuzirikana mu gihe uri mu ntambara yo kurwanya ibyaha ku buryo wahasiga n'ubuzima. Niyo mpamvu ijambo ririmo kwerekana yuko tugomba kubikora kugira ngo dushyigikire cyangwa twubahirize icyo ijambo ry'Imana yacu ryatumenyesheje mu gitabo cya Bibiliya. Ntabwo tugomba guteshuka cyangwa ngo ducike intege nk'uko twabibonye haruguru mu mateka, yuko umuntu utagomba gucika intege, ugomba kugumya guhamya, yego, naho yaba ababara cyangwa atotezwa, naho yapfa arimo kuzira imyizerere ya God's people cyangwa y'ubwoko bw'Imana. Yego, iyo myizerere tugomba kwishikamaho kandi tugaharanira yuko kuri kumenyekana. Yego, niho n'ubundi mu mateka hakomeje hagaragaza ko akenshi bituruka kwanga guhakana imyizerere cyangwa guhakana icyo ijambo rivuga. Ntabwo bishobora kubaho kuri God's people. Kuri God's people ntabwo dushobora guhakana icyo ijambo ririmo kuvuga, ahubwo ibindi byaza hanyuma by'ibihimbano cyangwa byo kugoreka ijambo riboneka mu gitabo, ntabwo ibyo twihanganira yuko bigomba kumenyekana cyangwa gukwirakwizwa, ahubwo hakwiye kumenyekanishwa no gukwirakwizwa ukuri kw'ijambo riboneka mu gitabo cya Bibiliya. Rero ndabashimiye cyane God's people, aho muherereye hirya no hino, bene Imana, abakiranutsi, yego, ab'Imana cyangwa abana b'Imana cyangwa ababyawe n'Imana, abavutse ubwa kabiri. Buri gihe duharanira yuko iki jambo rivuga aricyo gikwiye gukwirakwira hirya no hino. Wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, kora subscribe kugira ngo tudacikanwa n'ibindi biganiro byose bitumenyesha icyo tugomba gukora. Yego, tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, byaba ari ikibazo uri ahantu ugomba kuba uri ariko ukaba utarimo kuhakora icyo ugomba kuhakora, kuko kuba ku mubumbe ho turahari kandi nicyo gihe cyo kuwunyuraho. Ese urimo gukora icyo ugomba gukora? Icyo ugomba kumenya wakora urakibwirwa n'iki jambo muri Bibiliya ikubwira. Rero kuri murongo wa Irera TV1 nta kindi turi kurebaho, nta n'indi ntego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko kuri, kandi tukiga tukanamenya uko dukwiye kubana naryo mu buzima bwose tunyuramo kuri uyu mubumbe w'isi. Ndabashimiye cyane, yego God's people, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mwiheshejwe no kumenya Imana na Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.